uburwayi bw'amayobera. Patrick we byamukomeranye n'urunana. Wimyoje se wasanze ari kukubeshya mudasase? Ibyo watse tukabyihorera mabuja tukipangira uko dukora akazi koko. Ku mwana wawe umutsimbara yahosera ntushaka ko tunamuvuga? Ndumva byo byaba byiza pe tukivugira ku bindi. None se ninkubwira ko nyereka udufoto twe nta n'inyinya uri bunyereke? Ndadufite se mabuja urumva twahure mu nzira avuye ku isoko. None ndamubwira nti se wanyeretse umwana ko urumva ngo turasa cyane nanjye nkareba niba koko ari byo. Nadine ati iki rero? Ati sinakwereka umwana wanjye duhuriye mu nzira ariko n'uburyo bivuze nibyo se ikomere. None se ubundi wajyaga kurebera umwana mu muhanda ntabwo uzi aho nyina atuye? Ariko se mwabivuganye hari ngo ninkunganyira unsubiremo ibyo yambwiye. Sinari mpari na Nadine ntiduherukanye ariko ibyo byo rwose birumvikana. Ubuse ni gute se w'umwana amurebera mu nzira nk'abandi bose? Ahubwo Nadine asigaye yitonda niba ataguhaye urushya. Nta kundi nyine nagarukiye aho ngaho ariko nyine uyu munsi ndaza kureba uko ngera wabo anyereka umwana wanjye. Ubwo kandi urikamata n'urutwe gusa ngo ugiye kureba umwana? None se ko akiri uruhinja ataratangira kurya ngo ndamugurire indazi cyangwa amata urumva ariko namushyira ikimabuja? Niba atararya se nta nubwo yambara nyina se ntakenera kurya. Ubwo urumva wabura icyo ushyira Nadine koko mu rwego rwo kumugusha neza ngo akwereke umwana wawe Patrick? Nese ubwo ndashaka impano z'umwana nshaka n'iza nyina cyangwa se umwe muri bo zirahagije. Akabaraga kagarutse ubu nta kigenda. Urumva umeze ute se? Imbaraga ntazo umubiri wose ndumva kandi nkonje kereka wandeka nkaba nicare akazuba kakava. Ikibazo rero ni uko abakubona wicaye ahangaha kandi bazi ko waje ku kazi bose byagenda bite? Ihangane mukobwa, ihangane nta kundi birega bibaho, ihangane. Uyu boss singucyura Stefa kereka umpaye uruhushya nkataha. Urumva se utashye Pascal atakoze icyo urwaye gituma ugaruka mu rugo udakoze? Birumvikana ko ntarihengusa ko ntwite ariko nashaka ikindi mubeshya. Cyangwa n'ubundi ni ukwikanga ubusa ntabwo twite mukobwa ja. Ubu ntiwasanga ari cya malaria cyagufasha? Ariko Stefa urareba ukabona ndi umwana koko? Umwana ariko kwibeshya bibaho. Ubuse yaba yaragiyemo gute koko? Uravuga ngo yaba yaragiyemo gute se? Amadosiye twasinyaga buri munsi twabaga dukora ubusa. Yego amadosiye twarayasinye ariko ndumva rwose ntandanagutiye. Ubusanzwe iyo nteye inda mpita mbyumva. None se ubu njye ni ubwa mbere ntwite niba ko umubiri wanjye umera iyo mfite inda koko? Yarancitse kajyamo uko byaba ari ikibazo ra. Ndemezo uri hariya nyamareza arenda ko munsindaho. Sinzi uko byamera rwose amenye ko nongeye kubyara mu gasozi. Ubuse ninjye byoroheye Pascal namenya ko ntwite inda itariye none nabigira. Ese ubundi koko mubaze mukobwa ja. Umbaze iki Stefa kubona ibyanjye byandangiriyeho koko? Pascal abimenye ko twite kandi mudaheruka kurarana aho kubaje umugabo waguteye inda wavuga ko ari inde? Ese burya niwe uri kumwe na mukobwa je nawe ngaho Stefa? Komeza nta kibazo bushobo. Nayize ngo ndabarogoye we ndamwiganiriraga da. Musanze hanaruka. Narebaga rero niba hari icyo namufasha kuko ngo mu nda rwose hamumereye nabi cyane. Hamumereye nabi? Yagize kwa muganga niba atameze neza. Kubanza ari inzoka zamuhagurukanye narya karavumba aramererwa neza asubire mu kazi. Ariko Stefa umuntu warutse bigeze ahangaha koko urumva umuravumba hari icyo umumarire? Ego ko burya suzi kugura twenda twiza tugeza Patrick. None se ubona nambara nabi Nadine? Aha narenze kuzigura y'abasore narenze kuzigura n'iy'abana. Nabyo ndabizi. Urakoze kumuzirikana rero kamugura twenda twiza. Muri ya envelope rero yindi harimo igitenge cyawe. Meya fungura rwose. Urakoze cyane Patrick. Rwose iki gitenge ni cyiza pe. Hitombora yabahora bitaho buri munsi da. Abahise nitaho buri munsi ko nta mwana ngira, singira umugore, singira umubyeyi, abo nitaho nabaye koko Nadine. Ejo bundi se wambwiye ngo ufite umwana ra?
umwana nyine ndamufite ari we w'uyu nguyu nje kureba ahubwo se kutamuzana ngo muterure ari mu cyumba arasinziriye none se ko ngiye kugendana none ntamubonye nati nese gasinzi urumva namugangura Patri uragenda ubwo nguzagaruka undi munsi akanuye none se wakinguye icyumba byibuze nkamurebera mu buriro utiri umubyutsa wenda nkafata agafoto nkazajya mba ariko ndeba igihe ntaragaruka ahangaha yego ibyo hari ubizi Patri ubonye umugabo winjira mu cyumba cy'umugore utari uwe bitwa iki se ko n'ubundi hari igihe twabanaga nk'umugore n'umugabo nati reka uziko ntabyibukaga we hayo twarabanye nk'umugore n'umugabo nasinda naba narayiguteye gute nati yego sinayiguteye igihe uvi wawe aho warahunze mu Nyampama ukagaruka i Nyarurembo udafite aho uba maze nkagucumbekera iwanjye none umuntu mwabanye nk'umugore n'umugabo mu nzu ukamutera inda arabyara ntugende no kwa muganga urebe icyo yabyaye ugiye kunyurira ko natinze kuza kureba umwana nati ubuse urebye igihe uziye ukareba igihe nabyariye twava ko watinze cyangwa wari warabyanze ariko nadi ibyo ndumva rwose twabirenga tukareba iby'uyu munsi none se kugeza uyu munsi rwose nta bushake mfite bwo kureba umwana wanjye koko umwana wawe wanze kwita izina ariko uyu mwese ntacyo atwaye kuko nawe uri umubyeyi we ikibazo ni uko wanze kuyambwira ukanga no kumunyereka gusa ntawe nkwereka Patri rwose ni kenshi nagukeneye wanga kunyumva nawe reka kwimba umwana byibuze uba bariho gato ubumve ko kubabara bimera waretse nzi kukagira ko byibuze naciye bugufi nkava mu kazi nzanywe no kureba umwana wanjye yego sinazi mbokoboko nkazana impano z'umwana n'umubyeyi wamaze niba bakwiyiteye n'utu twenda tw'umwana ibyo byatuma nisubiramo umbwire mbiguhu bijyane dore ngo ibina nibyo ndinjiza mu nzu wagiye uri kubona ibwe mu kazi bushoboka kurya mukobwa jana yaje arwaye nawe wabonye urwitwazo uyu munsi ariko urwitwazo ni ngaho ureba igihe yagiriye kuzana isima hashize se iminota ingahe none se ubona bakina nihereza ibikoresho koko nawe siwe ni uburwayi niba ari uburwayi se usanzwe umukobwa jana ni igifaru mu kazi rwose ni igifaru nyine ariko ararwaye se niba arwaye yagiye kwa muganga ubundi arinda kugwa mu kazi kubera iki kuzi ko wagira ngo umukobwa jana uvuga si uwo kwa Pascal kureza uriya urabona ari uwivuza koko ariko Stefan mubazi ntafata amafaranga y'inkunga ihabwa abagore batwite n'abonsa bo mu miryango ikennye se bataguze mituweli niyo bagira mituweli se biriya biciro umuntu atanga babikura he koko buriya umva rero mubwire niba atagiye kwivuza rwose ntataye reka tumurwaza turebe ko uyu munsi yawucyura wenda ejo ntazagaruke umva rero sinzi uko ushaka akazi kawe gakorwa rwose ariko numva ntabyo kurwaza agiyewe none se umuntu uri mu kazi adakora ubwo urumva amaze iki nako ibyo tubira iki reka nigire kuruhuka sindi imashini ikora itaruhuka yabaye nkarwaje kare ushobora niki dore wa mugore twavugaga yikubise hasi iki yababa we niko gitefa kira gikaraye ikisima none byaba kimugwiriye koko mukobwa ja kutareka uyu se urabona yavuga koko Stefa aho guhamagara abahungu bari aho ngaho hirya baze tumujyane kwa muganga se twamugezayo mu maboko koko busho ahubwo reba uko twabona umumotari rwose umumotari se hano twamukurayo koko Stefa uko ubizi hano twahabona umumotari se ko usanzwe uzana moto yawe uyu munsi byagenze bite kugira ngo uyizana koko ubu ntumunjyane kwa muganga ariko munyumvire hari uzi ko moto inywa amazi Stefa ubu se nabona amafaranga yo kujya ngura essence buri munsi nshyira muri moto nzanga ukaze kandi mwebwe muzana amaguru bakamba rero usimbuke mu rugo uzane moto uzumugeze kwa muganga zana amafaranga nyine zana amafaranga y'essence uzane moto yewe niyo yihutirwa amafaranga ndaza kuba nyaguha ariko sura ya maryari kandi nshaka ko ngura essence ngashyira mwabona kuyizana hanga ubwo ibikoresho byose ukeneye ni amafaranga angahe Patri hari imashini yo kogosha yo turagura inshyashya noneho y'umusatsi yo turayikodesha kuri 5 ubwo harabasigaye verine tugure n'indi pamba tugure ibyo urimo urabisubiramo kandi byose wari warabyanditse narabibonye icyo nkubaza yose hamwe nangahe kugira ngo menye akenewe okay nteranyije ubu byose hamwe n'ibihumbi 100 uretse gato n'itara Audience yanarimo arampamagara yes ude yego nye umeze ute ndaho nta kibazo nibereye kuri salon de coiffure yanjye ariko si wowe kuri salo barahakwepye wanjye uva kuri salo ugatembera
ese ko numva wishimye uyu munsi Filipo yaguhaye ibiki bude? iyo nishimye ahubwo se wowe keretse mbanje kumenya icyagushimishije niho nafata umwanzuro maze kumva niba nanjye kuko bindeba. birakureba cyane ahubwo niwe wakabaye wishimye kundusha. none se washimishijwe n'iki ko aricyo nshaka kumenya shabude? neza nkigera kwa Chris ndekubitana nawe avuye mu kazi ari kwinjiza imodoka mu gipangu. ubwo sibyo nibyo byagushimishije ra? none se ko bavuga ngo gutinda mu bintu ni uko utabyumva uhari by'umunsi ukaba ari wo wawe n'ibitwawe. nkajya kumureba se? cyane ariko ari mu rugo ndamwiboneye n'amaso yanjye waje ukamureba mukavuga mukamenya niba kubabariye cyangwa kubakariye. sha waretse nkamureba ubutaha koko bude? uyu munsi rwose ndumva bitashoboka. bitashoboka ariko se birabuzwa n'iki koko ko nta kintu kidasanzwe urimo ukora kuri salo ese ko ari mu rugo waje ukamureba bikava mu nzira koko. ikibazo se shaho ko naje nambaye uko nishakiye ubu nasubira mu rugo kwambara indi myenda myiza yo kujyana ahantu koko? none se ko usanzwe ufite sabano kwa Filipo urabanza kumwiteguraho utubabarire njye ntabiteguye neza ariko kuri salo. shabude reka ne gukora ibintu hubu mbanze mbitegure neza ejo nzagiye niteguye ku buryo n'ibinanga ntazirenganya ngo wasanga byatewe nuko nagiye nsa nabi. ejo hose uzagera n'ubwo bwoba numva ufite ra? sijya ubikwibwiriye se? uko byasa kose ejo ngomba kujyayo nkavugana nawe. dore ko uzarara umpaye raporo y'uko urugendo rwagenze. yose amakuru ni meza kiri wowe se umeze ute? nanjye ni sawa nta kibazo mfite rwose. nta nubwo nkumbuye se kiri sha uzi ko duherukana kera. kugukumbura byo ntibyabura. ubu se koko sha mana yanjye we uzi ko nsigaye numva ntazi uko meze we. niba urwaye se waje tukakuvura. sinzi uko mba numva meze muri ngewe rwose ni ubundi burwayi ahari ntabasha gusobanura umuntu ngo yumve neza uko meze. cyakora abaganga twaragowe pe. ubu se koko niba udashobora gusobanura uburwayi ufite urumva twakuvura gute? gerageze kukubwira uko niyumva se basuramvura. kuko ugiye kugerageza ntacyo nanjye ndagerageza. urumva nsigaye nkabya kugukunda pe. kabya kunkunda gute se ubwo? barumva ntazi uko meze iyo hashize umwanya munini ntumvise ijwi ryawe mbese nkumva nta kindi kintu nshaka uretse kuba hafi yawe. niba ari uko umeze se ko numva utorohewe? ngaho rero mvura wambwiye ko ninkubwira uko niyumva ushakira umuti. yewe navuye byinshi ariko iyo sinzi ko ndibona ukuntu nkuvura. ubuse nakwandikira umuti w'umutwe ntaguha umuti wo mu nda ntaguha uvura umugongo cyangwa ntaguha ukuvura ububabare. kandi igihe mba numva umuti wankiza nkuzi. wawuguze se ukawunywa wabuze amafaranga ngo tugutwerere? ikibazo ni wowe ufite kereka wemeye kuwumpa kiri. kare kose si ubimbwira nkaba nawuguhaye. ntuzi ko twebwe abaganga tuba twararahiye kwita ku buzima bw'abantu tutavanguye? noneho nze nkurebe uwumpe muri uyu mugoroba. ubu simpari hari umuntu dufitanye gahunda ngiye kureba. ninde se? ariko reya ubwo urumva ninkubwira uwo muntu biri bugufashe iki? ndagira ngo numve uwo muntu mufitanye gahunda udashobora gusubika ngo umbonere akanya ko kumvura. ni gahunda ntashobora gusubika. n'undi musheri wawe se mwapanze kubonana? cyakora urabaza koko. ese ubundi iyo wibera umunyamakuru ko numva nabyo ubishoboye? kuba umurezi birampagije gusa nyine mbwira niba ari mukeba wanjye tukurwanira amenye uko ngomba kwitwara mu kibuga batazagutsindira nasamye. ntabwo ari we nta bandi bantu dufitanye gahunda. niba atari umukobwa rero nta kibazo. ntabwo ari umukobwa. none se kiri ko numva umutima ukomeje kundemerera kuko umariye iki? ubwo se koko iyo gahunda tuyishyire ejo se basi?